ese kubera iki hari abantu b'abakire bajya mu rukundo uyu munsi ariko ejo ukumva ngo byanze? Si icyo gusa, kubera iki se hari ingo nyinshi cyane ubusanga ziri kugenda zisenyuka ariko wari bugasanga izo ngo nubwo ziri gusenyuka nta kintu kizibuzemo? Akako nakumira guteretesha amafaranga ukabikora nta magambo y'urukundo ufite arushaho kugenda agukururira umutima wo wakunze. Bitera ubukene bwinshi cyane. Gusa ikibazo gikomeye cyane nuko ya mafaranga yashize wa mukunzi nawe ashobora guhita yigendera. Byumvikane ko waba uri umukene cyangwa se uri umukire, kino kiganiro ko kikureba. Wagize ngo se kutamenya aya magambo se byo bituma abanyamafaranga bajya mu rukundo uyu munsi ejo kumva ngo byapfuye? Nibyo koko amafaranga aba yabonetse ariko habuze ijambo rikora ku mutima. Waruzi se ko mu kiganiro cy'uno munsi ari byo tugiye kuvugaho? Ntucikwe, tera agatebe nkubwire amagambo ageze ku 10 meza wabwira umukunzi wawe akarushaho kumva gukunze ndetse ukarushaho nawe kuba wakiyegurira umutima we. Fite ubuhamya bw'abantu benshi bayobotse iyi nzira nta n'ikintu bifite mwana kandi ugasanga hubatse urugo rwiza cyangwa se urukundo rwiza. Wowe ngo uracyategereje amafaranga, nataboneka se bizagenda gute? Ntabwo uzubaka cyangwa ntabwo uzakunda. Wewe banza ukurikire ino video witonze wigane natwe aya magambo uyamenye, hanyuma nuramuka ubonye amafaranga n'aya magambo yazi bizakubera byiza cyane. Uzi urukundo rimwe amafaranga n'aya magambo uyazi wabinganya ikisi. Nkuko nabikubwira reka twinjiye mu kiganiro cyacu tuhera ku ijambo nk'ibisanzwe tureka kuryambe twekeza kurya nyuma kuko irya nyuma ari 10. Ariko niba uri tayari tukaba tugiye kugira ngo iki kiganiro kangusabe ubanze ukandi like kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya turakwakira tugwaye ikaze. Umuntu mushyashya no umuntu uba utarakanda subscribe kuri YouTube channel. Niba utarakanda subscribe uye kandi bukagufungura inzira kugira ngo buri kiganiro cyose kitambutsa ngo ubashe kukibona kandi ukibone mu bambere. Reka dutangire video yacu y'uno munsi, ntucikwe kuko rwose ni isomo rikomeye cyane kandi ukwiriye kuba wamenye. Reka duhere kurya mbere, ariko nuza kuba tayari ukakurikira ino video witonze ndetse ukibuka no kuduhereza igitekerezo cyawe hasi. Byanze bikunze iyi no video irajya kurangira namaze kuguhereza akabonus. Ndaguha akabonus kugira ngo nawe ubutaha tuzatangira nyine iyindi video wishimye cyane. Iyi mitoma igeze ku 10 cyangwa se aya magambo y'urukundo ageze ku 10 ni amagambo ushobora kuba wabwira umukunzi wawe muri kumwe, cyangwa se aya magambo ushobora kuba wayamubwira mutari kumwe. Urugero, ushobora kuba wakoresha telefone ukaba wabimwandikira muri SMS cyangwa se ubundi buryo ubwo aribwo bwose ushobora kuba wamwandikiramo, cyangwa se ukaba mwahamagarana ukaba wamubwira kuri telefone bisanzwe. Icy'ingenzi nuko aya magambo ugomba kuyafata mu mutwe hanyuma kuyamubwira bikaba byarashoboka kugenda abikorohera. Irya mbere ukwiriye kuba wamubwira uti mukunzi wanjye birashimisha igihe cyose iyo turi kumwe kandi ntabwo nzigira mbyicuza mu buzima bwanjye. Ndagukunda, igihe kirekire nzamarana nawe ntabwo nzigira nkifata nk'imyaka 1000. Iri jambo kuri mubwira wowe ushobora kutazarifata nk'ijambo rikomeye cyane, ariko ndakubwiza ukuri ko ari ijambo rishobora kuba ryagenda rigakora ikintu gikomeye cyane ku mutima we. Azumva ko uri umuntu w'agaciro mu buzima bwe kandi yishimire kuba ari kumwe nawe. Ndakubwiza ukuri ko nubwo yabona umunyamafaranga we ubaye utayafite nyuma yuko umubwiye gutyo, kugira ngo azakureka ajye kuba umunyamafaranga biragoye. Udatinze twagiye n'irya kabiri, sangwa n'ibyishimo byo kuba ndi kumwe nawe igihe cyose. Kuvugana nawe ndetse no kumva uri iruhande rwanjye igihe cyose bituma numva rwose nezerewe mu mutima. Umutima wanjye ntabwo uzigera ugusimbuza undi. Gatatu mubwira ati ni wowe si yanjye nari ntegereje. Imbaraga zisukiranya zijya huri kuko kubaho utari biragoye. Mukunzi wanjye, ubu namaze kumenya neza ko kubaho aho uri ntako bisa. Ngukunda byuzuye kandi ntabwo nzakubabaza. Ijambo rya kane mubwire ngo nishimira cyane kugusoma kuruta uko nabikorera undi muntu wari we wese, kubera yuko iminwa yawe impumurira nkumva nayigumana. Gatanu, iyo utari kumwe nanjye mbura ingingo zimwe na zimwe z'umubiri wanjye nkumva sigaye njyenyine ku isi. Icya gatandatu, iyo uri kumwe nanjye mu mwanya mwiza nk'uyu nguyu w'umunezero, ugutekereza byonyine binzanira umunezero udasanzwe mu buzima bwanjye. Ese waba ubizi? Karindwi, iyo nkurebye umutima wanjye uhita utuza nkumva mbonye byinshi ntari ifite. Irya munani mubwira uti kumwenyura kwawe bituma numva ndushijeho kugukunda cyane, nkunda ukuntu useka. Irya cyenda mubwira uti uri impano nahawe n'Imana, sinzigera nkurekura. Irya 10 mubwira uti nta kindi kintu n'iki na kimwe nifuza usibye kuba iruhande rwawe. Nta kindi kintu n'iki na kimwe nifuza usibye kuba hafi yawe. Uko nari nabigusezeranije turi gusoza, reka tubaze tugire kakanya ka bonus nagusezeranije. Hanyuma niba rwose utaduha igitekerezo cyawe aho hasi ube unaduhereza igitekerezo kugira ngo tuze gusoza dusozanyije neza cyane. Bonus mubwira uti iyo ndi kumwe nawe mba numva meze nk'umuntu uri mu ijuru. Amaso yawe anyereka urukundo rwa nyarwo,
uri umutima wanjye ndetse n'ibyishimo byanjye byose. Urukundo rwawe rutuma numva ndi umuntu udasanzwe muri ubu buzima. Umutima wanjye wahisemo kutazigira niri na rimwe ukurekura. Uri byose byanjye nifuza muri ubu buzima. Wakoze cyane niba twatangiranye ino video tukaba tugeranye ku musozo, kandi nanone niba wabanye natwe ndetse ukaba wakurikiye kino kiganiro, kankwibutse kuba watwandikira SMS utubwira uko wumvise kino kiganiro ndetse n'icyo twazakosoraho ubutaha, cyangwa se ukabana dusangiza inkuru yawe tukazaza tuyikubwira, cyangwa se niba ari cyifuzo ko twazakubwira ubutaha nabwo wabitwandikira rwose ukabitubwira, kuko twebwe icyo tubereye hanga no gusubiza ibibazo by'abantu bagiye batandukanye. Reka ngushimire rero, niba utakanze reka kuri ino video uyikande, niba utakanze subscribe uyikande, niba utakanze comment uyikande, ikindi kandi niba utafunguye inzogera uyifungure kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bigiye bitandukanye bikunze gutambuka kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Reka mbashimire cyane kuko mwatangiranye natwe ino video tukaba tugeranye ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kandi uri umuntu w'inyangamugayo. Reka tuze gura mu yindi video turebera hamwe icyo turaza kuba turi kuvugaho muri ako kanya. Bye, ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza.